dufatanirize hamwe kwigana ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Nge tugiye gufatanya gutangira amateraniro yacu yo muri uyu mwanya twiga ni Umuhire Wezire. Muri uyu mwanya rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko turi buganireho ni akamaro k'ubutumwa bwiza. Turaganirira hamwe akamaro cyangwa se umugambi w'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri iyo bavuze ubutumwa bwiza ni ubutumwa butandukanye n'ubundi bubaho. Impamvu ni uko ubutumwa bwiza ni ububereye abantu bose bwiza, kuko hari ubutumwa buza bukaba ari bwiza ku bantu bamwe ariko abandi batabwishimiye. Nibyo, umuntu ashobora kuba arwaye kandi mu by'ukuri abamukunda, abo bafitanye isano, inshuti ze, abo bakorana bakifuza ko uwo muntu yakira, nyamara hari ababa bamwanga, hari ababa batamwifuza, hari ababa badakorana nawe. Yaba yakize akaba ari inkuru nziza kuri bamwe, ariko babandi batamwifuzaga mu by'ukuri akaba atari inkuru nziza. Umuntu ashobora gutera imbere mu by'ubu buzima, agakora, akabona biremeye, akunguka, agahinga cyangwa korora, akunguka. Kuri bamwe bamukunda, kuri bamwe bamushaka, kuri bamwe bafitanye isano nawe bakumva mu by'ukuri ni byiza, biranejeje, abayo makuru agezeho bagashima Imana ndetse bikabanezeza. Iyo akaba ari inkuru nziza, nyamara ntibibuze bamwe kumugirira ishyari, kumva ko bitari bikwiye, ndetse rimwe na rimwe bakaba babimwangira. Iyo akaba atari inkuru nziza kuri bo. Rero twebwe turaganira inkuru nziza kandi ku bantu bose. Ushobora kugira akazi, wagira amahirwe ukabona akazi, ukagakora kakagutunga, kakagutungira abawe, kagakuha ubufasha ushobora kunganiriza abandi, nyamara kubona akazi kawe hakaba hari abo binejeje ariko hakaba hari n'abo bitanezeza, bitewe n'uko iyo nkuru ntabwo ari nziza kuri bo. Rero turaganira ubutumwa bwiza, niturangiza tumenye n'intego yabwo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo wa 26 hari amateka tuhasoma. Ijambo ry'Imana uko ritubwira muri uyu murongo haranditse hati, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi n'ibiguruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, ngo agire ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja. Mbese Imana imuha ubutware. Icyo dushaka kumva ahangaha ni uko Imana yateganije kurema umuntu usa n'Imana, umuntu ufite ishusho y'Imana. Ndetse iyo dusomye igitabo cy'uburezi paje yaho ya 17 atubwira ko uburyo Imana yaremyemo umuntu, yamuremye mu buryo butangaje. Impamvu mu gitabo cy'uburezi paje yaho ya 17 hari amagambo meza akomeye atubwira ko Imana irema umuntu, yamuremye asa nayo neza ku buryo haranditse ngo ka Adam sorti d'aimer de son créateur, il lui semblait physiquement, mentalement et spirituellement. Hano hati igihe Adamu yasohokaga mu biganza by'umuremyi we, yasaga nawe ku mubiri. Ntabwo ari ibyo gusa, yasaga nawe mu bwenge ndetse yasaga nawe no mu mwuka. Imana irema umuntu yamuremye atangaje, asa n'Imana ku mubiri, asa n'Imana mu bwenge ndetse no mu buryo bw'iby'umwuka yatekerezaga cyangwa se yasaga n'Imana. Gusa icyo dusoma mu mateka
nuko iyo usomye igitabo cy'Itangiriro n'ubundi igice cyaho cya 2 ku murongo wa 15 hatubwira amateka y'uburyo Imana yahaye uyu muntu amategeko. Yamuhaye ingobyi ya Edeni, Imana imuha amategeko ko akwiriye guhingira ibiyirimo kandi akayirinda. Imana iramubwira ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi wemererwa kurya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntukakiryeho, ntukagikoreho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aya ni amategeko Imana yari ihaye umuntu, kandi amategeko Imana yari ihaye umuntu byari ngombwa ko aramutse yishe abahuye n'ishyano. Icya mbere ni uko kwica itegeko ry'Imana bikuzanira ingaruka. Burya itegeko ry'Imana ryo ntabwo ripfa, ahubwo ushobora kwibwira ko ugiye kuryica akaba ari weho upfa, kuko rikuzanira ingaruka nyinshi. Ni nazo zimwe na zimwe turazirebera hamwe. Iyo wishe itegeko ry'Imana uba ukoze icyaha, kandi icyaha icya mbere kigukorera cyibanze anaricyo turi burebere hamwe kigutandukanya n'Imana. Uyu muntu Imana yaremye asa nayo, ndetse Imana ikamuha ibyiza by'uburyo bwinshi. Bwa mbere yamuhaye akazi, agomba guhingira umurima wa Edeni, agomba kuwurinda. Ikindi cya kabiri, Uwiteka Imana iramubwira ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi wemererwa kurya imbuto zacyo uko ushaka. Aho naho yari umugisha muhaye. Ariko ku giti cy'ubwenge bumenekanisha icyiza n'ikibi ntukakiryeho, ntukagikoreho, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Iri tegeko Imana yari imuhaye ryari riherekejwe n'ingaruka ziteye ubwoba igihe yaryishe. Rero iyo umuntu yishe itegeko, igikurikiraho ni upfa, akagerwaho n'ingaruka zateganijwe n'iryo tegeko. Rero umuntu, kuko iyo dusomye Itangiriro igice cyaho cya 3 n'ubundi hari amateka atubwira uburyo uyu muntu yumviye inzoka, cyangwa se yumviye Satani wishushanije mu nzoka. Satani uwo atera Adamu kwica itegeko ry'Imana. Rero byari ngombwa ko iri tegeko ry'Imana ripfuye rimukururira za ngaruka Imana yari yaravuze. Reka dusome twumve igice cya 3. Haravuze hati, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Inzoka ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzakirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Nimukurikirana ku murongo wa 6, umugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ubucocero. Bavandimwe, aya magambo arakomeye, kuko bamaze kugwa muri iki cyaha, bwa mbere koko amaso yabo yarahwejeje, babona bambaye ubusa. Rero iyo icyaha kikugezeho kikuzanira ingaruka nyinshi. Iyo turibandaho muri uyu mwanya, ni uko bakimara kurya kuri iki giti batandukanye n'Imana. Tunasomye umurongo ukurikiraho, ni uko Imana yaje ibagana nk'uko yari isanzwe ibagenderera, ariko ntabwo bemeye kuvugana nayo, ahubwo bumvisha imirindi yabo, bariruka bahunga Imana, kuko bari bamaze gutandukana nayo. Umurongo wa 8 uravuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu y'umunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi,
amaso y'Uwiteka Imana. Urumva ko icyo bakoze cya mbere cyangwa se ishyano rya mbere babonye ni uko icyaha cyabatandukanije n'Imana yabakundaga. Imana yabaremye ikabarema ku ishusho yayo, ikabaha ibyiza by'uburyo bwinshi, ariko bari bageze aho bihisha Imana kuko bari bazi ko icyaha cyamaze kubatandukanya n'umuremyi wabo. Icyaha rero icya mbere gikora gitandukanya umuntu n'Imana ye, ndetse nta nubwo ari n'ibi gusa. Icyaha muri rusange iyo kigeze ku muntu cyica ubwenge bwe. Icyo ni icya kabiri, kuko iyo baza kugira ubwenge bagombaga gusanga Imana bakayikubita imbere, ndetse n'ibyababayeho bagashaka uburyo uwo muremyi ushobora byose yabakiza iryo shyano bari baguyemo. Icya kabiri, icya gatatu, icyaha cyonona impagarike y'umuntu kikayica. Wenda ndatanga urugero, ukurikije uko abantu ba mbere bari bameze, ukurikije imyaka baramaga, ariko icyaha kije cyonona impagarike y'umuntu. Umuntu washoboraga kugira impagarike nini, wenda nko muri metero zirenga 5 z'uburebure, akaba yagira metero zijya gushyikira nk'eshatu z'ubugari. Buno witegereje umuntu ukamugereranya n'uwariho mu gihe cyatambutse, igihe umuntu yaremwaga, wasanga ishyano ryaraguye. Rero icyaha ntabwo kigarukira ku kwica ubwenge gusa, ahubwo cyonona n'impagarike, ku buryo ibitabo byinshi bitubwira ko icyaha cyamaze konona umuntu mu bwenge buhanitse. Wenda ndatanga urugero, mu gitabo cyitwa Impano z'Umwuka, umuzingo wa 3, paji ya 33, haranditse ngo umuntu yatakaje 2/3 by'uko umuntu yanganaga. Ubwo uko umuntu yareshyaga, uko yari munini, yatakaje 2/3 by'uko yareshyaga. Iyo icyaha kije rero ntabwo kigarukira kugutandukanya n'Imana gusa, ntabwo cyonona ubwenge bwawe gusa, ahubwo n'impagarike yawe kirayiyonona mu rwego ruhanitse. Ntabwo kigarukiraho. Iyo icyaha kigeze ku muntu kimwambura agaciro, umuntu agasigara mu bandi, yaba ku Mana yaba no mu bandi, kimwaka agaciro, akabaho mu by'ukuri abamukundaga, abamwubahaga batongera kumubonamo cya kindi cyatumaga bamukunda, kuko ntabwo umuntu apfa gukundwa gusa, ahubwo igikundiro afite nicyo gituma abantu bamukunda, bamwitaho, bamugenderera. Icyo gikundiro nicyo gituma bamukurikirana. Iyo umuntu rero yaguye yakoze icyaha, igikurikiraho ni uko icyaha kimwambura cya gikundiro. Noneho nta nubwo ari naho gusa, icyaha kirasesera kikaba cyakwangiza n'ubukungu. Iterambere ry'umuntu gishobora kugeramo ugasanga cyaryononye. Rero bana b'Imana, icyaha ni kibi. Ingorane ihari ni uko umuntu Imana yaremye ku ishusho yayo, ikamurema imukunze asa nayo ku mubiri, ikamurema imukunze asa nayo mu bwenge, ndetse asa nayo mu mwuka. Umuntu yaje gukora ishyano, akora icyaha, atandukana n'Imana, akora icyaha, ubwenge bwe burapfa, ndetse nta nubwo byagarukiye aho, impagarike ye irononekara. Witegereje uko turi n'uko turama muri iyi minsi, wagira ubwoba. Icyaha cyatugejeje habi. Noneho ikintu gikomeye ni uko icyaha kimaze kuza, Adamu wagikoze, ntabwo Adamu yononekaye nk'Adamu we, cyangwa ngo hononekare impagarike ye, cyangwa ngo hononekare ubwenge bwe nk'Adamu, ahubwo icyaha kije cyononye ubu, reka mvuge ngo cyononye inyoko. Cyononye inyoko ku buryo Adamu ntabwo ari we wononekaye, ntabwo ari impagarike ye yononekaye gusa, ahubwo hononekaye inyoko muntu. Ubwo hamaze kononekara inyoko muntu, umuntu abatandukanye n'Imana, ubwenge bw'umuntu burononekara ku buryo ubu ni bugufi cyane. Icya gatatu, impagarike y'umuntu irononekara. Ntabwo ari Adamu yononekaye gusa, ahubwo impagarike ya mwene muntu irononekara, ku buryo ingaruka zose umuntu agira
yakoze icyaha zageze ku nyoko muntu. niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 12 Pawulo yavuze amagambo akomeye agaragaza aho icyaha cyatugejeje. Mu gice cya 5 umurongo wa 12 aravuga ati kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, ni ku rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Iri jambo rirakomeye kuko baravuze ngo ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, ni wa wundi Imana yaremye. Amaze gukora ibyaha kuko niwe icyaha cyanyuriyemo, umuntu aba arononekaye. Kandi nihononekara Adamu, yaza kononekara abandi bagasigara. Ubu tuba dufite ubutaraga, dufite ubwenge, ndetse twebwe n'Imana turisanga n'ingoyi, turi kumwe n'Imana kuri buri ntambwe. Ariko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe kigera kuri bose. Urupfu ruzanwa mu isi n'umuntu umwe rugera kuri bose, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo kuko bose bakoze ibyaha. Kandi ibyaha ntabwo ari twe twabikoze gutyo, ahubwo ibyaha twabikoze tubikoreye muri uwo wacumuye, kuko twebwe turi urubyaro rwa Adamu. Adamu amaze gucumura, icyatubayeho nta kindi ni uko twese twakoze ibyaha. Ingaruka z'ibyaha twese zitugeraho, ubwo twitwa abanyabyaha bitewe n'uko twakoze ibyaha. Umuntu yitwa umunyabyaha atarabaho. Ndatanga ingero. Zaburi ya 51 umurongo waho wa 7 hari amagambo dushobora kwifashisha atwereka ko burya twitwa abanyabyaha, cyangwa se twiswe abanyabyaha binyuriye kuri uwo data wakoze ibyaha. Ntiyaba ari we wononekara gusa, ahubwo haba hononeka inyoko muntu, natwe nk'urubyaro rwe tuba turononekaye. Turagerageza gusoma Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Haranditse hati dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Uyu ni Dawidi, umuntu w'Imana. Yarazi neza ko ntabwo duhinduka abanyabyaha bitewe n'uko twabikoze, oya, ahubwo turi abanyabyaha mu buryo bw'indemano. Icyaha tugikomora kuri sogokuru wagikoze. Icya kabiri turasoma wenda Zaburi ya 58 umurongo wa 4, ho haranditse ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Noneho kuko icyaha kidutandukanya n'Imana tukimara kuvuka, kuko tuvuka twitwa abanyabyaha, ubwo wamworera icyaha cyaremye igihe umuntu yagikoraga ukimara kuvuka, kandi ukavuka witwa umunyabyaha, wamworera uhita ugaragara, bityo tukaba dutandukanijwe n'Imana. Cyangwa se umuntu wese wavutse uriho akaba azirikana neza ko burya we n'Imana hagati yabo harimo ikibazo. Ubwo ibi bishatse kutubwira ko burya umuntu wese uriho ku isi afitanye ikibazo n'Imana, kuko umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye akivuka. Ubutumwa bwiza rero ni ubuhe? Kuko umuntu yakoze ibyaha, kandi ibyaha bikamuzanira ingaruka zitandukanye, ikomeye gusumba izindi ari ugutandukana n'Imana. Inkuru nziza yanezeza umuntu wese uriho ku isi ni uko icyo kibazo kiri hagati yacu n'Imana cyazanywe n'icyaha cyavaho. Kiramutse kivuyeho, ayo makuru akaboneka, mu by'ukuri bwaba ari ubutumwa kuboroheje n'abakomeye, bwaba ari ubutumwa kubera n'abirabura, bwaba ari ubutumwa kubize n'abatarize, mbese umuntu wese ubaho bwaba ari ubutumwa bwiza, kuko ikibazo yari afitanye n'Imana, umworera wari udutandukanije, haramutse hari inkuru ivuga ko uwo mwaweri uvuyeho, yaba ari inkuru mu by'ukuri inezeza abatuye ku isi bose. Noneho
mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 3 ndasoma ku murongo wa 21. hari amakuru meza, kuko iyo tuvuga ubutumwa bwiza ntabwo abantu benshi babwumva, ariko turashaka kugira ngo tumenye neza ko ari ubutumwa bubereye abantu bose. Ntabwo ari ubutumwa buvuga ngo runaka yabyaye, erega hari n'abatifuzaga ko abyara. Nibyo abamukunda, umuryango we ndetse n'abandi bakorana nawe baba bifuza ko abyara, ariko ntawe ukundwa na bose, kuko icyaha kimaze kuza mu isi cyononye abantu. hari igihe kuri wowe aba ari inkuru nziza, no ku bawe ari inkuru nziza, ariko hirya hakaba hari abandi batifuzaga ko wakunguka, bityo rero akaba atari inkuru nziza ku bantu bose. Inkuru nziza ibereye abatuye isi bose ni iduhuza y'ikibazo dufitanye n'Imana. Icyo kidusunika tukangana, icyo kidusunika nitwifuzizanye ibyiza, icyo kidusunika tugatandukana n'Imana, icyo kidusunika kikatwononera ubwenge, icyo kidusunika kigasigingiza impagarike ya mwene muntu. Icyo haramutse habonetse amakuru atubwira ngo icyo kintu turagikize, yaba ari inkuru nziza. Ndetse ntabwo yaba ari inkuru nziza kuri bamwe, yaba ari inkuru nziza ku batuye isi bose. Rero umurongo wa 21 w'igice cya 3 cy'Abaroma haranditse hati, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Iri jambo rishobora kuba ari inkuru nziza. Mu gihe twitwaga abanyabyaha, mu gihe twitwaga abagome, bitewe n'uko twese twakoze ibyaha, ijambo ry'Imana riravuze ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ndetse hepfo haravuze hati, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamywa. Aya ni amakuru meza avuga ko ikibazo twari dufitanye n'Imana cyo kuba turi abanyabyaha, kandi koko icyaha dukora kikaba kidutandukanya n'Imana. Hari amakuru meza atubwira ko icyo kibazo gishobora kurangira. Ndetse ijambo bakoresheje baravuze ngo ni ijambo umuntu atapfa kumva byoroshye. Aravuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Birumvikana ko abantu benshi batari babizi. Ni inkuru abantu badashobora kumenya, keretse gusa abagirirwa ubwo buntu. Hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kutazwi na benshi. Iyi nkuru ni nziza mu matwi y'abantu bose. Ni inkuru ishobora guhindura abantu bose abakiranutsi. Ni inkuru ishobora guhanagura ikibazo cyose umuntu yari afitanye n'Imana. Ahasigaye we n'Imana bakaba bagendana nta kibazo gihari. Imana ari umuremyi, Imana ari data wa twese, Imana ari umukiza, bitewe n'uko ikibazo twari dufitanye nayo cyashize. Iyo ni inkuru nziza. Mu gitabo cya Tito igice cyaho cya 2 umurongo wa 11, aya magambo n'ubundi Paulo yongeye kuyasubiramo. Tito, turagerageza gusoma igice cyaho cya 2 umurongo wa 11. N'ubundi Paulo yamwandikiye amagambo akomeye, aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iri jambo rirakomeye, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Iri jambo ry'agakiza ni ijambo riremereye, ni ijambo rituvanaho umuvumo n'ingaruka twazaniwe n'ibyaha. Ubu buntu turamutse tububonye, mu by'ukuri yaba ari umugisha, kuko twaba tubonye agakiza. Ndetse ubu buntu tububonye, ikibazo twari dufitanye n'Imana cyo kwitwa abanyabyaha kiba kirangiye, kuko ubu buntu nta kindi butuzanira ngo ni ugukiranuka kwari kwahishuwe. Bana b'Imana, iri jambo rirakomeye cyane, ndetse uburyo rikomeye
uburyo rikomeye nibwo butumwa bwiza. Iyo Yesu atuma abantu mu isi, izingiro ry'ubutumwa bwose niri. Turagerageza gusoma uko Yesu yatumye ngo abantu bamamaze ubu butumwa cyangwa se iyi nkuru kandi nziza. Turagerageza gusoma mu gitabo cya Luka igice cya 21, niho hari aya magambo. Luka igice cya 21, Yesu yavuze aya magambo yihanangiriza abantu, yihanangiriza intumwa ze, arazibwira ati nta bundi butumwa mbahaye, ubutumwa bwose muzabwiriza, umutima wabwo izingiro ryabwo niri. Ndasoma mpereye ku murongo igice cya 24, reka nsome mpereye ku murongo wa 45. Haranditse hati, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Iri jambo rya 47 mu byumve. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, uhereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo bo guhamya ibyo. Uyu murongo uraremereye cyane kuko Yesu icyo yakoze yarazi neza ko ubutumwa bwiza nta kindi ni ukwihana ibyaha byacu. Icya kabiri ni ukubabarirwa. Iyo umuntu agiriwe ubuntu akihana, yarangiza akababarirwa, iyo ababariwe cya kibazo wamworera wamutandukanyaga n'Imana biba birangiye. Noneho iyo tumaze kubwirwa ko ikibazo twari dufitanye n'Imana cyashize, burya umuntu aba abonye ihumure, umuntu aba agiriwe ubuntu, ku buryo inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza ni ububwira abatuye ku isi ko hariho ubuntu buzanira abantu bose agakiza. Kandi ubwo buntu nta bundi ni ukwihana. Umuntu yamara kwihana akababarirwa ibyaha. Iyo uramutse ugize amahirwe ukihana, wamara kwihana ukababarirwa, iyindi migisha yose zikurikira, kuko iri ni ryo zingiro ry'ubutumwa bwiza. Yesu yarababwiye ngo 47 ati, ni ijambo rikomeye, ati kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose, nta muntu n'umwe usigaye, mu izina rye, uhereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo bo guhamya ibyo. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Iri jambo riraremereye. Impamvu Yesu yarazi ko uyu murimo ni umurimo Satani arwanya cyane, kuko Satani niwe utandukanya umuntu n'Imana, ni umugome. Satani ni umugome, niwe utandukanya umuntu n'Imana. Iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana aba agushije ishyano. Umuntu atandukanye n'Imana, ishyano riba riguye. Ndetse bana b'Imana, usibye no kuba ishyano riba riguye, uyu muntu aba ahuye n'ikibazo, kuko Imana yamwitagaho, Imana yamurengeraga, Imana yamukundaga, aba amaze gutandukana nayo. Ubwo amaze gutandukana nayo rero ntaba agifite kirengera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ubutumwa bwiza, inkuru nziza, niturangira agakiza, kuko iyo umuntu yaguye mu cyaha aba abonye ishyano. Yesu rero umukiza wacu, Yesu watwitangiye, Yesu nyir'ubuntu bwinshi, niwe wabwiye abigishwa be ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Iri jambo ryo kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu riduhishurira neza ko ikibazo dufitanye n'Imana ni Yesu wenyine ushobora kugikuraho. Ni mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 16 haranditse hati, nicyo gituma uhereye none
tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Buriya Kristo bashoboraga kumutekereza ngo ni mwene Yosefu na nyina Mariya, bakavuga na se wa Yosefu, bakavuga na sekuru wa Yosefu, bagakomeza gutondekanya ibisekuru. Iyo umuntu atondekanya ibisekuru by'iwanyu, avuga n'imico y'iwanyu, akavuga n'ubwoko bw'iwanyu, akavuga n'ingeso z'iwanyu, n'imiterere y'iwanyu, kuko ni kuba waravutse. Kandi iyo miterere n'iyo mico nibyo bya bindi icyaha cyatuzaniye cyadusize. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. 17 hati umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Iri jambo ryitwa kuremwa riragarutse. Uwari wararemwe mbere na Adamu. Adamu atuzanira gucumura. None iyo umuntu yihannye, ya mahano yose mwene muntu yari yikoreye, iyo amaze kugera muri Kristo yitwa icyaremwe kitari Adamu wa wundi, ahubwo yitwa icyaremwe gishya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo bya bindi bya Adamu byo gucumura n'ishyano icyaha cyadukururiye biba birangiye. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19 kuko muri Kristo arimwe Imana yiyungira n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Mbese harimo ijambo ryo kwiyunga. Muri Kristo nimwe Imana yiyungira n'abari mu isi. Kwiyunga, nta muntu ushobora kwiyunga na mugenzi we batari bafitanye ikibazo. Tumaze kwitwa abanyabyaha, icyaha cyandutandukanije n'Imana gishyiraho urusika, ari rwo rwitwa ikibazo. Ariko inkuru nziza ni isenya urwo rusika, ahasigaye tukiyunga. Inkuru nziza rero ni iyi ngiyi Yesu yavuze, aravuga ngo kandi umurongo ariko ko haravuze hati ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye uhereye kuri Yerusalemu. Nimwe abagabo bo guhamya ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye. Ariko none mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Bavandimwe, izi mbaraga ntizidushoboza kwihana, ntizidushoboza kwihana, kuko kwihana ntabwo ari umurimo usanzwe woroshye, kandi no kubabarirwa nabyo ntabwo ari ikintu umuntu agenda ngo atoragura ashyikire hariya. Oya, ahubwo mu gitabo cya Yeremiya hari icyo Imana itwifuriza cyahagaragaye, kandi Imana iracyandikisha ku buryo iyo uramutse ukibonye uba ugize umugisha. Uba ugize umugisha waruta kubona imodoka, uba ugize umugisha waruta kugira inka, uba ugize umugisha waruta kugira imirima, uba ugize umugisha waruta kugira amafaranga no kwiga amashuri menshi. Mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 3 umurongo wa 13 haranditse hati icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Umuntu agize umugisha akemera ibyaha bye. Erega iri jambo Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimugume mu murwa mutegereze ibyo Data yasezeranye. Yesu yarazi neza ko nta muntu washobora n'umwe kwemera ibyaha bye keretse imbaraga yo mu ijuru yahabaye. Atuma abigishwa be yarababwiye ngo nimugende mugume mu murwa mutegereze ibyo Data yasezeranye. Ubwo ni imbaraga y'Umwuka Wera. Ariko Imana yari yateganije ko iyo mbaraga y'Umwuka Wera niza izabashoboza kwihana, kuko yarababwiye ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Ubwo bagombaga kubibwirwa bakajya kubishaka, kandi uko kwihana bagombaga kubihabwa na ya mbaraga Data yasezeranye. Nta muntu wabyiha. Ku buryo ijambo ry'Imana riravuze ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Nta muntu n'umwe ushobora kwihana. Intambwe ya mbere yo kugira ngo azashyikire iki kintu cyitwa kwihana ni ukwemera ibyaha.
utari wakwemera ibyaha byawe, ukibishakira inzitwazo, uvuga impamvu zabiguteye, uba ukiri kure. Ntabwo iki kintu cyo kwihana, mu by'ukuri hari ukuntu umuntu agwa mu byaha, yamara kugwa mu byaha wanamusanga akaba yakubwira ati koko ibi byaha nabiguyemo, ariko mu by'ukuri nubwo nabiguyemo nabitewe n'izi mpamvu, byangendekeye gutya, ntabwo ari njyewe, ahubwo iyi mpamvu niyo yabikoze. Ugasanga umuntu ari kubishakira impamvu, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo iyo wemeye ibyaha byawe uba ugize umugisha. Ndetse mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo waho wa 13, umugisha wa mbere bavuze uba ugize ukurehereza gukira cya kibazo twari dufitanye n'Imana. Haranditse hati uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Umuntu wese uhisha ibicumuro bye, kandi ibyaha bikoze isoni, ibyaha bikoze isoni ku buryo nta muntu uba ushaka kwemera ko ari umunyabyaha. Niyo bagerageje kukubwira ko uri umunyabyaha, ushobora kubirwanirira, ushobora kubihakana, ushobora kubishakira impamvu, ariko iyo ugize umugisha ukemera ibyaha byawe uba ugenderewe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe. Iyo wemeye ibyaha byawe Imana ibikubonye, rwa rusika rwadutandukanyaga n'Imana ruba rwatangiye guhirima. Niyo mpamvu hano havuze ngo uyica ibicumuro bye, za ngaruka zose icyaha kizana zizamugeraho, ntazagubwa neza, ariko ibyatura akabireka azababarirwa. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo uwisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ni uko ibyaha bigira ingaruka kandi nyinshi zakugeraho, wata agaciro, wacanganyikirwa, kuko icyaha kizana gucanganyikirwa, desordre, ugata gahunda. Rero umuntu wese uhisha ibicumuro bye kandi yabikoze abizi, byanga bikunze, ntabwo azagira umugisha, ntabwo azagubwa neza. Ingaruka z'ibibi byose zizamuzaho, ariko ibyatura akabireka azababarirwa. Umurongo wa 14 haranditse ngo hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Umuntu wese wagerageza kubaha akitonda, kandi ibyaha yanabigwamo mu by'ukuri akabyatura akabyihana, azababarirwa, azagira umugisha. Ariko kandi uwinangira umutima, waba wakoze ibyaha akabishakira impamvu, yaba yakoze ibyaha akabiburanira, yaba yakoze ibyaha agatinya ingaruka zabyo zizamugeraho, bityo ntashake kubyemera. Wowe ingaruka z'ibyaha yaba vuba cyangwa kera zizanamugeraho, ariko byatura akabireka azagira umugisha, kuko Imana niyo nyir'imigisha yose. Kandi iyo urusika rwadutandukanyaga n'Imana rumaze guhirima, ububonye cyangwa se uba wungutse isoko y'imigisha, imigisha yose ikuza. Noneho umuntu yashobora kwihana ate? Igitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose, igitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose, turasoma kino cyigisho kitubwira ibya Nikodemu. Iki cyigisho kitubwira ibya Nikodemu, kituyobora uko umuntu yakwihana ibyaha bye, uko umuntu yagiriye imigisha maze akihana kandi akababarirwa. Mbese umuntu yakwihana ate? Yababarirwa ate? Iyi migisha yamugeraho ite? Muri iki gitabo ni icyigisho cya 17, harimo amagambo atubwira uburyo umuntu yashyikiriye imigisha. Baranditse bati paje yaho ni y'ijana, haranditse katurebe,
reka turebe paje yaho ni 157. Hari amagambo akomeye ariko reka dusome iyi 157 ku isubi ya 4. haranditse hati tukome Nicodème, il nous faut consentir à entrer dans la vie au même titre que les premiers des pécheurs. haravuze hati nk'uko byagendekeye Nikodemu, natwe dukwiriye kwinjira mu bugingo ariko tubanje kumva ko turi abambere mu banyabyaha. Ijambo ry'Imana ryari rimaze kubitubwira neza, riravuze ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe, kandi koko niwatura ibyaha byawe niyo yo kwizerwa, ubyatura akabireka azababarirwa. None hano haravuze hati wabyatura ute? Tukome Nicodème, il nous faut consentir à entrer dans la vie au même titre que les premiers des pécheurs. Nk'uko byagendekeye Nikodemu, natwe dukwiriye kwinjira mu bugingo tubanje kumva ko turi abambere mu banyabyaha. Il est dit du Christ, byanditswe kuri Kristo ngo le salut ne se trouve à aucun autre, car mbese ngo biranditswe kuri Kristo ngo nta wundi agakiza kabonerwamo. Kandi koko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kandi Yesu koko niwe cyungo kiduhuza n'Imana. Ni nayo mpamvu yavuze ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Ariko arongera haruguru aravuga ngo Kristo akwiriye kubabazwa, akabambwa, akazanazuka ku munsi wa gatatu. Uwizera ibyo niwe ubona imbabazi. Ariko hano haravuze ngo mbere y'uko ubyizera ugomba kubanza kumva ko uri uwa mbere mu banyabyaha. Niyo ntambwe ya mbere, maze kugira ngo uzabonere agakiza muri Yesu, ngo kuko ari nta wundi agakiza kabonerwamo, ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu usibye irya Kristo. C'est par la foi que nous recevons la grâce de Dieu. Ni ukuri kwizera uwo mwana w'Imana nibyo bituma twakira ubuntu bw'Imana. Mais la foi n'est pas notre sauveur. Ariko ntitukihembe, burya kwizera ntabwo ari wo mukiza wacu. Iri jambo rirakomeye, kwizera ntabwo ari wo mukiza wacu. Et ne constitue pas un mérite, nta nubwo kwizera ari ibyiratwa. Kandi koko ushobora kuba umwizera, waba umukuru w'itorero, waba umudiyakoni, waba intumwa, ariko ubumenyi waba ufite, uburyoza waba ufite, impano waba ufite, ariko hari ibyaha utwikira ubikorera ku ishyano. Kuko kwizera ntabwo ari ibyiratwa. Warangiza imyaka myinshi mu murimo, warangiza imyaka myinshi mu butumwa, ariko si ibyiratwa. Ahubwo ikiratwa ni agakiza kandi kabonerwa muri Yesu. Ufite umugisha, ukamenya ko ikibazo wari ufitanye n'Imana cyakemutse, kandi inzira yo gukemuka kwacyo ni ukumva ko mu banyabyaha uri uw'imbere. Ibyaha byakuza, wagwa mu byaha, tubiburanire, tubishakira impamvu, tubihakane. Uramutse ugize umugisha ukumva ko uri uwa mbere mu banyabyaha, ubugeze ku ntambwe ikomeye yo kutazongera kubarwa hakurikije amasekuruza ngo uri uwa Yohana wa runaka, bafite imico yaba n'abanaka. Oya, ahubwo witwa icyaremwe gishya. Hano haravuze hati erenekera qui saisit l'écrite et s'approprie ses mérites qui apporte un remède au péché. Ahubwo burya kwizera ni ikiganza gisingira Kristo, maze kikazatuzanira umuti w'ibyaha. Kuko burya iyo wageze kuri Kristo umuti w'ibyaha uba wabonetse. Haravuze hati nous sommes même incapables de nous repentir sans le secours de l'Esprit de Dieu. Kandi he kugira umuntu wihenda, nta muntu n'umwe washobora kwihana. Hari abantu bajya bavuga batahari wenda nzihana kuwa gatanu cyangwa se nzihana ku cyumweru. Oya, urihenze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo umunyabyaha yashobora kwihana. Umwuka w'Imana niwe ukugenderera. Iyo umwuka w'Imana akugendereye ugira umugisha, waba ugize umugisha, ahasigaye umwuka w'Imana
akakwemeza ibyaha byawe, wabyemera koko ntunanire, ukaba ubonye irembo ryo kwihana. Harakomeje hati ibyanditswe byera, ibyanditswe bivuga l'écriture dit au sujet du Christ, ibyanditswe byera bivuga kuri Kristo ngo Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Hano hati Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo nk'igikomangoma n'umukiza kugira ngo aheshe Isirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Aheshe, ubwo Yesu wenyine niwe utanga kwihana kandi agatanga no kubabarirwa ibyaha. Rero harakomeje hati la repentance est un don de Christ aussi bien que le pardon. Burya kwihana ni impano y'Imana kimwe n'imbabazi. Kuko umuntu ajya gusaba imbabazi niko akwiriye no kujya gusaba kwihana. Ati Mana umpe kwihana. Kandi iyo ugiye gusaba kwihana nibyo koko ikibanza nuko Imana iguha umwuka wayo akakwereka imbabazi zayo. Twihuta kugira ngo tugere aho tuza guhinira icyigisho cyacu. Biba bite kugira ngo umuntu yihane? Icya mbere nuko wemera ibyaha byawe. Iyo ugize amahirwe ukaba wemeye ibyaha byawe ubugize umugisha. Icya kabiri, iyo umaze kubyemera urabyihana. Icya gatatu, iyo umaze kubyihana ubwo ni ukubisabira imbabazi, urabyatura, ukabyaturira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyaha byakorewe mu rwiherero n'ubundi ubyihanira mu rwiherero. Ariko ibyaha byakozwe bizwi n'abantu runaka ubyihana babandi babizi babyumva, kugira ngo byibura bazakugarurira icyizere watakaje. Ikintu gikomeye turi busome kinakomeye cyane, turagisoma mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Abantu benshi baburira imbabazi aho bakagombye kuzibonera. Ijambo ry'Imana ni mu cyigisho cyitwa kwizera no kwemera. Iki cyigisho kirakomeye kuko harimo ibintu bikomeye. Turagisoma kandi ntekereza ko cyadufasha. Uwacyumva neza yamenya uburyo umunyabyaha akwiriye gusanga Yesu, uburyo ashobora kwihana, uburyo ashobora no kuronka imbabazi z'ibyaha. Icyigisho kivuga kwizera no kwemera ni icyigisho cya 6. Kiravuga kiti kuko umutima wawe wamaze gukangurwa n'umwuka wera, kandi nibyo koko wakubise amaso ibi rimwe bizanwa n'ibyaha n'imbaraga zabyo n'ishyano rizanwa nabyo, maze wumva urabizinutswe. Kandi koko iyo umuntu amaze kumenya ibibi n'ishyano ibyaha rizana ntago yabikunda, wumva urabizinutswe. Wumva yuko ibyaha byagutandukanije n'Imana, kandi ko uri imbata y'ubutware bw'ibibi. Ukurushaho kurwanira kubicikaho ni kurushaho kumva ko binaniranye. Abantu benshi bajya bagwa mu byaha, n'abagerageje kubyatura Satani ni mubi ngo abaheza mu bwihebe, ntibizere imbabazi z'Imana, bakabiyo bagahera kure ya Yesu. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo ndibuze kuhagera ngo iyo ugize amahirwe ukihana. Barabyanditse muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere mu cyigisho cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Banditsemo ijambo rikomeye rivuga ngo iyo umaze gusanga Yesu ngo icyo ukora nta kindi, ngo uragenda, ngo iyo ugeze imbere ya Yesu wamaze kwihana ngo uragenda akaguha impano y'imbabazi. Hano haranditse hati ukurushaho kurwanira kubicikaho ni kurushaho kumva ko binaniranye, kwifuza kwawe kuranduye, umutima wawe urahumanye, ukabona ko ubugingo bwawe bwose bwuzuye ibyaha no kwikanyiza. Wifuza cyane kubabarirwa ngo ubonere uvanwe mu bubata. Ariko se ukwiriye kugira ute kugira ngo ubone kuzura n'Imana use nayo?
kuko nicyo cyari kidukwiriye kuzura n'Imana. Ikibazo twari dufitanye kigashira, tukitwa abana b'Imana ndetse tukera tugasa nayo. Icyo ukwiriye kugira ni amahoro yo mu ijuru n'ihumure n'urukundo byuzura umutima. Ibyo ntibigurwa ifeza, ntibiboneshwa no kugira ubwenge. Ntabwo wakwitegaho kubyishyikiriza wewe ubwawe, ariko Imana ishaka kubiguhera ubuntu, ari nta feza, ari nta kiguzi. Byaba ibyawe urambuye amaboko ukabyakira. Iri jambo rirakomeye, kuko iyo bavuze ngo byaba ibyawe urambuye amaboko ukabyakira, ni amaboko yo kwizera. Kuko kwizera ngo ni ikiganza kidushyikiriza Kristo, maze kikazatuzanira umuti w'imbabazi cyangwa se umuti w'icyaha. Rero udafite kwizera wakwihana, udafite kwizera wanababarirwa, ariko za mbabazi wazihabwa akaboko kazishyikira ntikagereyo. Kwizera ngo ni ikiganza cyangwa ni ukuboko gushyikira imbabazi nyuma yo kwihana. Haranditse hati, Uwiteka aravuga ati, nubwo ibyaha byawe byasa n'umuhemba, bizahinduka umweru nka sheregi, nubwo byatukura tukutuku, bizahinduka nk'ubwoya bw'intama. Ni Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Harakomeje hati, nzabaha umwuka mushya kandi nzashyira umwuka mushya muri mwe. Ezekiel 36 umurongo wa 26. Wamaze kwerura ibyaha byawe, umutima wawe urabizinukwa, wahisemo kwiyegurira Imana, noneho yisange uyisabe kubikuhagira, iguha umutima mushya, maze wizere kwibikora byose. Kubera iki se utakwizera? Ko Imana yabisezeranye. Niba wamaze kubivuga nta buryarya, niba wabivuze nta kwitsindishiriza, ni iyihe mpamvu utasanga Kristo utabyizera? Kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo maze wizere kwibikora byose, kuko yabisezeranye. Yesu akiri mu isi yigishije ko ariko dukwiriye kubigenza. Ubuntu bw'Imana yadusezeranije ko izatugirira, dukwiriye kwizera ko tububona bukaba ubwacu. Yesu yavuraga abantu indwara zabo iyo bizeraga ko abibasha. Yabakizaga indwara ariko bizeye ko abibasha. Yabafashishaga kurora, agatuma bizera ko afite imbaraga zo kubabarira ibyaha. Yabyeruye rwose ubwo akijije ikirema ati, mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Niko kubwira ikirema ati, byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Ni Matayo igice cya 9 umurongo wa 6. Hano hati, niko umubwirizabutumwa Yohana avuga. Niko umubwirizabutumwa Yohana avuga. Iri jambo rirakomeye, adutekerereza iby'ibitangaza bya Kristo ati, ibi byandikiwe kugira ngo twizere yuko Kristo Yesu Umwana w'Imana, kandi ko mwizera ngo muhabwe ubugingo mu izina rye. Ndihuta, ibitekerezo bya Yesu byo muri Bibiliya by'uko yavuraga cyangwa se yakizaga indwara bitwigisha uburyo bwo kwizera yuko abasha kubabarira abantu ibyaha byabo. Hepfo hati, ni mucyo tureba igitekerezo cy'ikirema cy'Ibetesida. Iyo mbabare ntiyagira agashinge na rugero, yari amaze imyaka 38 aremaye, ariko Yesu aramutegeka ati, byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Uwo murwayi yajyaga kubasha kuvuga ati, mwami, nuramuka unkijije ndakora ibyo uvuga byose, ariko siko yabigenje. Yizeye ijambo rya Kristo, yizera ko akijijwe, ashoka mwumvira. Wagira ngo natwe twizere, wamaze gutsindwa, ukemera ko uri umunyabyaha, ibyaha byawe ukabyerura, ukabyihana,
ukabyatura kandi nta buryarya, ntubishakire impamvu. Ubuzwa n'iki kwizera ko imbabazi uzibonye kandi Imana yarabisezeranye? Yizeye ijambo rya Kristo, yizera ko akijijwe, ashoka mwumvira, yemera kugerageza gutambuka, abona arabishoboye. Yumviye itegeko rya Kristo, maze Imana imuha imbaraga zo gutambuka. Iri jambo nshaka ko turyumva neza. Harakomeje hati, nawe nuko uri umunyabyaha, ntiwashobora guhongerera ibyaha wakoze, ntiwabasha guhindura umutima wawe no kuwuboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose ku bwa Kristo. Rero wizere iryo sezerano, uvuga ibyaha byawe, aya magambo muyumve rwose, uvuga ibyaha byawe kandi wiyegurira Imana, wifuze kuyikorera. Nukuri nuramuka ubigenjeje utyo, Imana izagusohoreza mu isezerano yasezeranije. Vuga ibyaha byawe, byemere, byature. Ahasigaye wizere isezerano, wizere yuko wababariwe, ukabonezwa. Imana izagusohoreza, uzasanga wakijijwe koko, nk'uko Kristo yahaye ikirema imbaraga yo kugenda kimaze kwizera. Nawe nuko niko bizamera, nta kabuza nubyizera. Ijambo mperukirijeho, ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe cyangwa ko wababariwe. Waba uri kwihenda, Satani yaba yaguteye. Umaze kwihana, umaze kubona ko uri umunyabyaha, wabyemejwe, wamaze kubyatura, ubuzwa n'iki kwizera imbabazi z'Imana, kandi ko kwizera ari cyo kiganza kigushyikiriza umuti w'icyaha. Haravuze hati, ntukarindire kwiyumvamo ko wababariwe, ahubwo uvuga uti ndizeye. Niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo Imana yarabisezeranye. Kubona Imana yarabisezeranye, Imana itabeshya, Imana idahinduka, ukaba wamaze gutsindwa mu mutima, ibyaha byawe uri kubibona, ukabyihana, ukabyatura, ariko ukabura ukuboko gushyikira imbabazi z'Imana, ubuguye imbere y'intebe y'imbabazi. Mureke Imana idufashe tumenye ko burya intego y'ubutumwa bwiza nta yindi, niyo gukira icyaha, kandi inzira yo kugikira ni ukwihana. Umaze kwemezwa kuri uwa mbere mu banyabyaha, nyuma yo kwemera kuri uwa mbere mu banyabyaha, uricuza, ukihana ibyaha byawe, ukabyatura. Nyuma yo kubyatura, kwizera kw'Imana ibabarira, nibyo byonyine biguhesha gushyikira ya mpano y'imbabazi aho Imana yayishyize. Mureke twe guheranwa no kutizera. Icyatumye Yesu abwira abigishwa be ngo nibagende babwiriza amahanga, bayabwire kwihana no kubabarirwa ibyaha mu izina rye. Yarazi neza ko ari wo muti wonyine wadukiza, yarazi neza ko ari wo muti wahirika urusika rwadutandukanije n'Imana ibihe byinshi. Rero bana b'Imana, Satani abakubonye, Satani abagize amahirwe iyo wihana kandi ukatura, ariko ukagarukiraho, ukabura kwizera imbabazi z'Imana. Burya Satani atera abantu kutizera ko bababariwe, ariko mureke, kuko umuti w'ibyaha, imbaraga iri ku rusika rwadutandukanije n'Imana, ni ukwemera ibyaha byacu, ni ukubyicuza, ni ukubyihana, ni ukubyatura. Nyuma yo kubyatura, tukagira kwizera ko uwamaze kwatura atsindishirizwa, maze agahabwa imbabazi n'Imana. Iyo wamaze kwambara imbabazi z'Imana, nta kindi ubu byaha bwa kabiri. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntabwo wongera kubarwa hakurikijwe amasekuruza, kuko uba wabaye umwana w'Imana. Mureke bana b'Imana, dusabe Umwuka Wera adusohorezeho umugambi w'ubutumwa bwiza. Yesu igihe yabwirizaga nta kindi yari agendereye, kwari ukugira ngo ishyano ryagwiririye mwene muntu aridukize. Kandi twaba tuburiye amahirwe aho abandi bayabonera, turamutse twemera ibyaha byacu, tukicuza, tukihana,
tukabyatura, ariko twagera ku kwizera kw'imbabazi z'Imana ko Yesu ababarira, kuko yavuze ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, ntaho wageze imbabazi z'Imana zitagukura. Reka abana b'Imana Satani ye kuduherana, twanga ibyaha, dukunda Imana. Icya kabiri, tumenye ingaruka z'ibyaha, tubitinye, kandi tumenye neza ko burya iyo umuntu yihanye, iyo umuntu yatuye, iyo umuntu yizeye, Imana imubabarira nta kindi. Erega ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntukarindire kubyiyumvamo, ahubwo Imana yarabisezeranye. Reka Imana ibidushoboze kandi biduhe twitwa abana b'Imana, binyuriye muri izo ntambwe zose dukwiriye gutera, urusika tukarusenya, tukaba umwe n'Imana, tukabyaga ubwa kabiri, hahandi Adamu yaguye akaba ariho duhagarara, kuko tuba tubaye ibyaremwe bishya. Reka Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.